ye kwifata bikakunara ujye umbabara mugende mubikorera iyo aho nashobora no kubimenya kuko niba hari ikintu cyambabaje ariko uziko ndi umukozi w'Imana ahubwo erura kuko nanjye umaze kugerageza kwihambana kwanjye wakihanije aba badayimoni bari kukongorera ibintu bitabaye ndakubwiye ngo wihanize abakurimo ahubwo n'abana bayisha abana si bundi yabariraga ko ari bo bahahira uzabahira nkuko bahira mugore yakunanira arekera sisi narekeye sindi umuhungu sindarangiye nyine ndarananditse kandi narandikaga umunani ntabwo babigezaho ntabwo byabigezaho ngo none ngiye ndi umukozi w'Imana ntabwo byashoboka kwija azaguhitana mugore utangiye kubyumbya amazuru none mama nzi ugiye hari gahunda ngiyemo ariko suzi gutegura gahunda ukagenda utavuze ntavuze se wowe igiye ubibwira yo ngiye mbibwira nde wowe igiye kugenda ubibwira mbega nawe wa chef w'urugo imana guri inkweto ndashaka kujya ku rusengero nta mwanya mfite uguki nta mwanya mfite sira mugore wawe wigira ikintu uvuga ahubwo ndagira ngo nkubaze mu masezerano twagiranye y'inzu harimo no gukodesha umugore wawe mama manzi wowe mbere wahamagara ntabwo umuntu aba ari kukumva none se guhamagara bisobanura iki ubona ko umuntu aba ari kukumva ndetse ni oya guhamagara bisobanura icyo maze kumva umuntu agwamagara wambwira icyo wanshakira akaba ari igihe mushyiraho amafuti n'ibintu byose mbabwira kuza namaze kumenya ko aba yabahaye ruswa nimugenda ukagera mu rugo ukamumbwirira ibyo bintu Imana yari gutumye kuko ndumva abikeneye kurenza jyewe kuko uyu munsi jyewe ndi bize mama nzi urimo urababaza Imana jyewe ndi bize urimo urababaza Imana ndi bize